ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje bene data aho muri hose, mwebwe dufatanya mu mwanya wo gusenga Imana buri gitondo. Tubyutse duhereza Imana icyubahiro, izinze ijoro rizinguye amanywa. Ndagushuhuje uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimwe. Bakristo bitorerera yono, Yesu Kristo ashimwe. Inshuti zanjye, Yesu Kristo nashimwe. Duhereje Imana icyubahiro, izinze ijoro rikazingura amanywa. Duhereje Imana icyubahiro, intwari ku rugamba. Duhereje Imana icyubahiro, itabura uko ibigenza. Duhereje Imana icyubahiro, yatwimanye. Duhereje Imana icyubahiro, y'inyembaraga, muremyi w'isi n'ijuru, Imana y'ibifite imibiri byose, Imana y'ibifite ubugingo, Imana y'ibihumeka, Imana yuzuye gukiranuka, Imana igira neza, Imana nishimwe. Haleluya. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, dukomeje kuba mu bihe byiza byo kwinginga Imana, dukomeje kuba mu bihe byiza byo kumva twagendana n'Imana, twaba imbere y'Imana ibihe byose. Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo rero turacyari muri teme yacu igira iti kumvira Imana biyitera imbabazi. Iyo wumvira Imana biyitera imbabazi ikakugirira neza. Iyo wumvira Imana biyitera imbabazi ikakurengera ikagukiza. Iyo wumvira Imana biyitera imbabazi ikakugarukaho, Imana ishimwe. Iyo wumvira Imana irakurengera kubw'imbabazi zayo, Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire ngo kumvira Imana kwawe wowe ubwawe ubifitemo inyungu. Ubifitemo inyungu ziri pasono udasangira n'abandi. Cyambere ugira amahoro yo mu mutima. Kabiri, hari intambara ndetse hari n'ibigeragezo, hari imibabaro Imana igukuriraho. Imana ishimwe. Iyo wumvira Imana biyitera imbabazi ikaguhindurira amazina n'amateka. Iyo wishingikirije ku Mana, iyo umutima wawe ubona unyuzwe n'Imana, ukumva uraharanira iteka kugenda uko Imana ibishaka, ukagira za kirazira udashobora kujyamo, ukagira uburyo ki nawe ugeraho ugasuzugura icyaha n'igisa nacyo. Iyo wumvira Imana rero biyitera imbabazi, haleluya, ikakugarukanaho imbabazi nyinshi, ikakugirira neza, ikagusohoreza amasezerano. Ndavugana n'abakristo mutegereje igihe kirekire amasezerano, ukabona asa naho yahagamye. Ndakubwiye muri iki gitondo ngo banze wikontorore, wigenzure, urebe yuko ntaho waba warabaye nyirabayazana wo guhera kuri uwo musozi. Ubanze urebe nimba nta kintu waba ukora kitarimo kumvira Imana. Urebe nimba udafatanya cyangwa utaramya ibigirwamana, Imana utayibangikanya n'ibigirwamana, udafata Imana ngo uyifatanye n'ibigirwamana. Uyu munsi wasenze, ejo wagiye mu bapfumu. Uyu munsi wihannye, ejo wasambanye. Ntabwo isezerano ryawe ryapfa kururuka rwose. Igihe cyose uzafata ubutunzi bwawe ukabukoresha mu bidahesha Imana icyubahiro, icyo gihe imivumo myinshi uzaba urimo kuyohera, kuyihamagarira muri ubwo butunzi. Igihe cyose uzafata umubiri wawe ukabukoresha ibiteye isoni, iby'urukozasoni, iby'isoni nke, ugafata umubiri wawe ukawukoresha iby'ubusambanyi, ugafata umubiri wawe ukawuzuza ibisindisha, icyo gihe rwose uzaba uri kwikurura kaga muri uwo mubiri wawe. Niyo mpamvu rero kumvira Imana nibyo byayitera imbabazi, ikakurengera, ikagutabara. Kumvira Imana bizatuma Imana ikuzuza imbaraga zo kunesha icyaha. Kumvira Imana, yewe kumvira Imana biyitera imbabazi ikagaruka igakora n'ibindi. Kumvira Imana biyitera imbabazi bikatuma iguteza intambwe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo wowe
wowe ushaka gukizwa, gerageza ugire ibyo hindura. Ushobora kuba wumvaga byinshi, ibyo wumva n'ibyo wumvira, ibyo wagiye wumva biguca intege mu byo kuba wakumvira Imana ngo ukizwe, byabaye byinshi mu matwi yawe, bituma nawe uhinduka akahebwe. Kumvira Imana, kumvira ijambo ry'Imana, kumvira gukorera Imana, kumvira guhinduka icyaremwe gishya, kumvira kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, akakwiyoborera, akagutegeka, akakubera umucyo mu nzira. Kumvira Imana ukakira imbaraga z'Umwuka Wera, ukumva rya jwi rijya rikongorera rikubwira ngo reka iki ni icyaha, uzahura n'ingaruka. Kumvira Imana biyitera imbabazi, ikagaruka ku buzima bwawe, yarangiza ikaguha umurongo ngenderwaho mwiza, ugahinduka icyaremwe gishya, ugahinduka umukristo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Mwemerera dusome ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Ni ijambo intumwa Pawulo yandikiye itorero ry'Abagalatiya, ibice 5, turasoma umurongo wa 7, dusimbuke dusome 13. Titire y'ijambo handitse ngo Abagalatiya bahugurirwa gukomeza umudendezo wa Kristo, wa gikristo. Abantu benshi bumva yuko kwenjoyinga, kubaho ibintu byose wirelaxinga, kubaho rwose ugomba kugenda uko byumva, ariko Pawulo abwiye Abagalatiya, arabahugurira kugira umudendezo wa gikristo. Ni ukuvuga umudendezo wa gikristo ni ukubaho rwose nta kintu kigucira urubanza, ariko byose urimo kugenda wumvira Imana, ugenda wumvira Imana, wumvira amategeko y'Imana, ufite za kirazira za gikristo. Imana ishimwe. Rero Pawulo ahuguriye Abagalatiya kugira umudendezo wa gikristo. Noneho dusome umurongo wa 7 mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo mbese ko mwagendaga neza, ninde wababujije kumvira ukuri? Imana ishimwe. Arababwira ati ariko ko mwagendaga neza, ninde wababujije kumvira ukuri? Ese wowe reka nkubaze muri iki gitondo, ko wagendaga neza warakijijwe, ko wagendaga neza wanga ibyaha, ko wagendaga neza usuzugura abapagani, ko wagendaga neza utifatanya n'abakora ibiteye isoni, ko wagendaga neza utagenda n'abantu b'abanyabyaha, ese ninde wakubujije kumvira ukuri? Genda kubajije muri iki gitondo, nawe usubize Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, kuko iri ni ijambo rije mu matwi yawe muri iki gitondo. Ubundi ko wagendaga neza, reka nkubaze igihe wagendaga neza, wigeze ubibonamo umwaku? Wigeze ubibonamo ingaruka mbi? Ese ko wagendaga neza, ninde wabukubujije kumvira ukuri? Ukuri ni ijambo ry'Imana, ukuri ni Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Ko wagendaga neza wararetse ubusambanyi, ko wagendaga neza wararetse inzangano, ko wagendaga neza wararetse kubeshya, ko wagendaga neza, ninde wakubujije kumvira ukuri? Ninde wakubujije gukora ibitunganye? Ninde wakubujije gukizwa? Ninde wakubujije kumaramaza? Ninde wakubujije guhinduka icyaremwe gishya? Ese ko wagendaga neza, ninde wakubujije kumvira ukuri? Usubize Imana, ninde wakubujije? Ese kuki wumviye amatwi yawe wayafunguriye kumva ibidafite umumaro? Ni iki cyatumye wifatanya n'abasambanyi? Ni iki cyatumye wifatanya n'abanyabyaha? Ni iki cyatumye wuzura ubusambanyi? Ni iki cyatumye wuzura gukora ibiteye isoni? Ni iki cyatumye yewe wumva wagendana n'abangana? Ni iki cyatumye wuzura intonganya? Ni iki cyatumye wuzura ishyari? Ni iki cyatumye wuzura umujinya? Ni iki cyatumye yewe, ni iki cyatumye wuzura ibiganiro bibi? Ni iki cyatumye utumvira ukuri? Ni iki cyatumye rwose? Mbese ko wagendaga neza, ninde wakubujije kumvira ukuri? Ninde wababujije kumvira ukuri? Ninde wababujije kuba abakristo? Ninde wababujije kumenekera Imana? Ninde wababujije kumvira ukuri? Ninde wakubujije kumvira ukuri? Nicyo kibazo nkubajije muri iki gitondo. Tugeze kuri 13 ngo bene data, mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere. Urabisoma ku murongo wa 19 muri iki gice cya 5 nyine, ngo ntimukawugire wo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane
mu rukundo, kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko rero nimushikurana mugaconcomerana, mwirinde mutamarana, Imana idusange, Imana idutabare. Amategeko yose akubiye mu ijambo ryitwa urukundo. Nugira urukundo uzatanga imbabazi nk'uko nawe ukeneye kuzigirirwa. Nugira urukundo uzagirira neza mwene so. Nugira urukundo ntabwo uzishimira imibabaro yo mugenzi wawe. Nugira urukundo uzatabara imbabare n'indushyi. Nugira urukundo uzifuza ko mu mutima wawe Yesu Kristo yinjiramo akaganza na Mwuka Wera. Nugira urukundo uzagira n'ibikorwa by'urukundo. Nugira urukundo ururimi rwawe uzarurinda kushyushya inkuru. Nugira urukundo nta mujinya. Nugira urukundo yewe, nugira urukundo uzarinda n'umubiri wawe. Nawe ubwawe rega uzikunda, kuko burya iyo umuntu ari umusambanyi, ari umusinzi, ari umunyamujinya, iyo umuntu ameze gutyo nawe ubwe ntabwo aba yikunda, kuko ibyo byose bimushora mu kaga. Nugira urukundo uzirinda muri byose. Imana ishimwe. Nakubwira ngo kumvira Imana biyitera kukugirira imbabazi. Kumvira Imana bitera Imana kukugirira imbabazi. Niwumvira ijambo ry'Imana hanyuma ugarukiraho, Imana irakugirira imbabazi. Shalom shalom. Muhaye muronke mugendane n'Imana. Imana ibanezeze. Abafite isafari uyu munsi, ukuboko kwera kw'Imana kubagote. Imana ibabanzirize aho mugiye, kandi imbaraga z'Imana zibaherekeze. Imana ibacira inzira. Imana igendane namwe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo mwese mubone Imana uyu munsi, kandi Imana ibanezeze. Shalom. ineza yawe ku mwana w'umuntu